agakiza Yes. ni ukuvuga agakiza icya mbere Kristo niwe agakiza kuko tuvuga ngo turi abakristo noneho ni ukuvuga kumenya umukiza niko gakiza iri ni isengesho nkumeneye umutima icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha. Yes, ikaze nshuti bakunzi ba Deliverance TV. Turabasuhuje aho muherereye hose, abaherereye mu migabane itandukanye ku isi yose, abari muri Amerika, abari i Burayi, abari muri Afurika, aho muherereye hose, abakunzi bacu ba Deliverance TV. Nkuko mubibona imbere ya screen zanyu turi kumwe n'umuntu ni mushyashya twamuhostinze uyu munsi, agiye kutwibwira atubwira uwo ari we, tumenye ese turi kumwe nande, kugira ngo n'abakunzi ba Deliverance TV baze kuryoherwa n'ikiganiro. Reka dutangira twibwira, uratubwira urinde kugira ngo n'abadukurikiye bakumenye. Murakoze. Amazina nitwa Ruberwa Paul, ariko hari benshi banzi ku izina rya Dadu Israel. Abanyeshuri twagiye twigana, ariko benshi bazi ku izina rya Ruberwa, ni naryo nkoresha kuri channel. Yes, murumva ko turi kumwe n'umuntu mukuru kandi umuntu usobanutse. Nkuko mubibona, murabona ko yambaye neza. Reka dusabe kameramani atwereke hasi no hejuru kugira ngo turebe ukuntu yambaye. Murabona yambaye neza cyane. Ndagira ngo tuganire ku buzima bwawe. Tuganire ese Ruberwa ni muntu ki? Mu magambo umuntu akubajije ngo Ruberwa ninde? Ruberwa ni umuntu usanzwe. Ni nk'abandi bose. Ni nk'abandi bose ushatse kuvuga iki? No kuvuga nta gihambaye. Iyo uvuze ngo Ruberwa, numva nyine ko nta gihambaye sibyo kurindwa n'Imana rurema. Yes, Ruberwa mu buzima bwa buri munsi, Ruberwa abahugiye mu biki? Murakoze. Mu buzima bwa buri munsi mba mpugiye mu bintu bitari byinshi, ariko cyane mba mpugiye mu bintu bijyanye n'uburirimbyi. Kabyo ndabikora nkabikurikirana cyane. Ikindi mba ndi gusoma udutabo dutandukanye, mba ndi gukurikirana n'izindi gahunda zitandukanye, ariko cyane n'ibintu bijyanye na social media, ariko mu buririmbyi. Yego, murumva ko turi kumwe n'umuririmbyi. Urumuririmbyi ku giti cyawe cyangwa uba muri korali? Sindatangira gukora ku giti cyanje, ariko nkora ibitaramo ku giti cyanje, mfite channel mbishiraho, ariko hari itsinda mbarizwamo ryitwa Woodlight Ministry. Kindi ndatangira gupanga gukora ku giti cyanje vuba kabisa, ndatangira gukora muri studio indirimbo zanjye. Yes, utubwiye Woodlight ni ministeri cyangwa ni korali? Ni ministeri. Yaba hari indirimbo ifite hanze kugira ngo abantu nabo baje kuyireba? Si mwe ahubwo si zibiri, ifite indirimbo nyinshi cyane. Indirimbo izwi cyane ni iyi? Hari indirimbo ni nyinshi hafi ya zose zirazwi. Keretse umbwira akubwira zimwe muri zo, ariko hafi ya zose zirazwi. Nakubajije imwe abantu bazi cyane kurusha izindi. Iyo abantu bazi nyine yanyuze imitima y'ababakurikiye. Hari maze kugera ku migabane itandukanye, abita ngo wakijije ubugingo bwanjye kujya muri rwarwo. Iyo ndirimbo kabisa irakunzwe, nimaze kugera atari hakeye. Yes, murumva ko ari umuririmbyi kandi akaba afite itsinda abarizwamo rya Woodlight. Woodlight ikorera ku isi yose nkuko yitwa Woodlight? Ikorera ku isi hose, ni umuco umurikira ku isi hose. No kuvuga ngo mu migabane itandukanye yose irahari. Ibyo dukora dushaka kugira ngo tubisakaze hirya no hino, ariko afite icyicaro ni hano mu Rwanda. Yes.
Muri izo ndirimbo mwakoze muri Odilite hari indirimbo se wigeze uririmbamo nawe ugafata mikrofone ugatera indirimbo? Irahari. Iyo yitwa gute kugira ngo n'abantu baze kuyikurikira abakunzi bacu baze kuyireba bamenye uwo turi kumwe? Indirimbo yitwa Nahawe Ubutsinzi. Satani nabo basukifiteho Ave Satani naratsindishirijwe Ave Satani enda umwana w'Imana nahawe ubutware bwo gutegeka mu izina rye. Nahawe ubutsinzi. Yes guys, murumva ko afite indirimbo bakoze hanze kandi nawe yakozemo kandi yaririmbyemo. Icyo tubasaba no kugenda mukamukurikira mugateza imbere na channel yabo, sibyo? Yego. Bagateza imbere. Bagize neza cyane. Ntibakande gusa ahubwo bumva ubutumwa buri mu ndirimbo. Bumve kabisa banabwamamaze. Yes. Murumva ko turi kumwe n'umuhanzi kandi n'umukristo, sibyo? Ruberwa. Wabatijwe ryari, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ryari kugira ngo tumenye amakuru yawe? Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nabitangiye kera nkimara kumenya ubwenge, nama nkurira muri Sunday school hano natangiriye kumenya Imana, ariko nza kubatizwa 2015. Yes, urumva ko mbese wamenye Imana 2015? Yes, ubwo nayimenye. Ahubwo nibwo nabyawe ubwa kabiri. Nibwo wabyawe ubwa kabiri, ariko kubatizwa. Yego. None se ukurikije ubuzima wabayemo mbere utarabatizwa n'ubuzima urimo ubu none ahanga warabatijwe, urabona hari imiri itandukaniro? Rirahari cyane. Rirahari kabisa. Gerageza tubwire muri make itandukaniro rihari. No kuvuga itandukaniro rihari, no kuvuga mbere ntarabatizwa. Umwanya wanje kenshi nawe utaga ndi hanze y'itorero cyangwa se ndabarizwa mu itorero. Rimwe na rimwe ugasanga no ku cyumweru simbonye umwanya kuja mu materaniro. Ariko ubu ngubu amasaha menshi ndetse nka weekend yose igihe cyinshi mba ndi mu itorero, mba ndi mu rusengero. Urumva ko hari itandukaniro. No kuvuga ngo mu buzima bwawe ntiwigeze umwe inzoga? Ntiwigeze umwe itabi? Ntago wagiye muri biriya by'isi ngo ujye mu ntiwigeze no mu bakobwa? Yego. Kusa nk'umuntu wagiye mu bakobwa cyane? Abakobwa kuvugana nabo si bivuze kubajamo simpamenye ko washaka kubivuga. Uko bitewe n'ukuntu nge nkubona visage yawe ndabona ushobora kuba ukundwa n'abakobwa cyane. Gute se ubibona gute? Umuntu arabibona bitewe n'uko umuntu akureba n'igihagararo cyawe. Ntabyo nzi, umutima wanje uri kumbwira ko ntaho nigeze. Ufite umukunzi se? Umukunzi? Iyo ni ibanga. Yes, turagira ngo tubwire ese ubuzima bwawe reka tuvuge bijyanye n'umuziki no mu buzima bwa buri munsi mu byo ukora byose, ese ubimanaginga gute byose? Muri byose icyambere ni plan. No kuvuga mu cyumweru ngomba kuba mfite plan. Amenya ngo aya masaha ndakoramo ibya gospel cyangwa se ndaba ndahangaha bijyanye n'iby'Imana cyangwa se bijyanye n'umuziki, ayandi masaha ngavuga ndaba ndi occupé kubijyanye n'ubuzima busanzwe. Muri make nta ngaruka bigutera muri ibyo byose? Ahubwo nshaka kugenda mzongera. Nta ngaruka bintera. Mu buzima bwawe bw'ishuri niyo mpano yawe y'uburirimbyi wayimanagingaga gute? Ahubwo ndashima Imana yampaye no mpano. Kubera yanamfashije no mu bijyanye n'imyigire. Kubera ko cyage abandi babanyeshuri baba bari free time, njye nabaga ndi mu muziki bikamfasha gufreshinga niba nizewe nk'amasomo runaka. Arege umuntu yiga yino ugasanga yino umutwe warusha. Uvuga cyage babaga bari muri break time. Nabaga njyewe ndi mu muziki kabisa, wa muziki ukamfasha kuruhuka. Nkongera ngasubira muri ya time kandi ukongera kandi tuvuye muri break nkongera nkumva kabisa mfite fresh air zo kubona nakomeza amasomo. Yego. Hanyuma aho wigaga ese urabona iyo wabaga uri ku ishuri mugira ibihe byo gusenga cyangwa se mukagira amagroupe de prière yanyu, ese ntago byabangamiraga amasomo yawe cyangwa se naba nawo mwabaga muri kumwe? Ahubwo kiriya gihe numvaga cyatinze no kugera. Kubera ko no musanzwe nije ari ukiyoboye. Ni wari umuyobozi. Hanyuma uko kuyobora kwawe kuyobora iyo groupe de prière yanyu
ese ntago byafectingaga amasomo yawe mu myigire yawe? kandi nkubwiye ko ibyo ngibyo ari bizamfasha kuba naruhuka. Ahubwo numvaga byatinze kugera kugira ngo bijyemo, kugira ngo nongere kandi numve ko nduhutse nyine nongere nsubire mu masomo meze neza. Ese mu buzima bwawe ni ikihe kintu wakoze ukumva kirakubabaje? Izo ko numva kirambabaje. Ukumva ukaregreta mu buzima bwawe. Ikintu nakoze numva kirambabaje. Ikintu ntaco. Nta n'agakosa na kamwe wakoze kumva karakubabaje? Kubera ko mu buzima bwanje sinigeze mba umuntu nyine w'urugomo cyangwa se w'amakosa menshi. Kuko nagize umugisha wo kuvukira mu babyeyi bakijijwe badutoza Imana tukiri batoya. So rero nagerageje kuba nagendera muri uwo murongo, niyo mpamvu nta kintu nigeze nkora nakwicuza. Kumenya Imana kwawe byavuye kuki? Kumenya impano y'Imana byavuye ku neza y'Imana, kubera ko hari abandi basore tungana batari mu nzu y'Imana kandi batagize uruhare kugira ngo babijemo, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo tugerageza gukora ibyiza bibi bikatwitanga imbere. Ni ukuvuga sinjeje nabishoboje, ahubwo ni ubuntu bw'Imana yampaye agakiza. Nibyo nshimira Imana. Ubu ngubu umuntu ashaka kubwira ngo Ruberwa ufate igihe wari umaze utaramenya Kristo, n'ubu ngo wamenye Kristo, ese haramutse hagize umuntu kubwira ngo usubire inyuma mu bihe by'inyuma ngo usubire kandi uje mu by'isi, wabyemera? Uwo muntu nkeretse akaja mu zindi mbaraga wenda yakoresha, kubera ko hari imbaraga za Satani, ariko aje direct kugira ngo tuganire, ndakeka ko abasha kuba yanyuza, kubera ko Imana namenye uburemere ifite nta muntu wanyuza kabisa, cyangwa se ngo ambesheshe utundi tuntu wenda twatuma twankura muri uwo murongo w'Imana. Abantu baba gospel, hari igihe umuziki wanyu wa gospel ujya ugongana n'ibikorwa byanyu. Ese hari ibindi bikorwa ufite ku ruhande byakwafitinga uwo muziki wawe? Nakubwiye ko nagerageza kuba nabiplaninga, kubera ko iyo uzi ko ibyo bikorwa bihari urabiplaninga ukamenya ngo mfite ibingibi bya gospel, mfite n'ibingibi byo mu buzima busanzwe, rero ugerageza kuba wabimanaginga byose kandi bigakunda. Hanyuma tujya gusoza, kugira ngo ugaragaze impano yawe hano kuri The Verent TV, kugira ngo n'abazagukurikira bazamenye uwo turi kumwe. Akabazo ka nyuma, ese iyo uri mu rugo, iyo uruhutse nta kintu ukora, mbese nta kazi ufite cyangwa se nta bindi bintu biri okipa ufite, uba uri mu biki, uri gukora ikiri uri mu rugo? Nakubwiye ko umwanya munini cyane mba ndimo kuririmba, niyo ndimo no gukora n'indi mirimo isanzwe mba ndi kwiririmbira. Niyo mpamvu iyo mbonye n'akanya ka free time ko kuruhuka mba ndi mpandirimba, mpanganira n'inshuti zanjye z'abaririmbyi, tugenda kabisa turirimba kuri WhatsApp hehe no aho ngaho kabisa, mba ndimo kuririmba mu gihe ndi leja kabisa, ndifite akaruhuko. Robe, dusoza nagira ngo nkubaze akabazo kamwe kanyuma, hanyuma utugaragarize impano yawe hano kuri The Verent TV. Turagira ngo ubwire urubyiruko rwo muri iyi minsi rutarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, cyangwa se urwakiriye Kristo, ni izihe nama wabagira? Murakoze cyane. Abarimwo neza n'abatarimwo neza. Iyo nama nibwo ngiye kuyivugira wenda hano, ariko iyo nsenze ndabasengera, niyo duhuye na bamwe muri bo ngerageza kuba nabibabwira. Rero rubyiruko bagenzi banje rungano, isi irimo iradushuka tujana mu bindi, twereke ko igihe tugezemo ari cy'iterambere, ariko ntabwo ari cyo gihe. Muri mbya yaravuze ngo ibintu bikatumara imbaraga z'umutima. Icyo nababwira, buriya buzima bwo mu isi ntabwo buhwanye n'ubuzima bwo kuba mu nzu y'Imana. Dawidi yaravuze ngo naranezero ubwo ambwira ngo tuje mu nzu y'Imana, kandi mu nzu y'Imana no tubonera umunezero. Salomo aravuga ngo kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe ruta imyaka 1000 kuba hanze. So rero ariya hanze muri ntabwo hahwanye n'umunezero mu nzu y'Imana. So rero nabagira inama yo kugaruka, biracyashoboka, kandi ikintu cyose wahaye intego kiraza. Rero nabagira inama yo kugaruka, bakaza bakegera umwami, aracyabafitiye impuhwe n'imbabazi, baza kabisa bakegera umwami yabababarira.
Ruberwa turagushimiye, murakoze cyane. turagushimiye kuri The Rain TV. Ijambo rimwe ku bakurikiye The Rain TV duhita dusoza. Ijambo rimwe cya mbere maje kubashimira kuba mwangiriye icyizere. Hari abaririmbyi benshi bahari, ariko kuba mwangira icyizere kugira ngo tubane muri kino kiganiro maje kubashimira. Ikindi nabwira abadukurikiye cyangwa se uzakurikira kino kiganiro, turi mu gihe cyo gusoza umwaka. Ndabifuriza Noheli nziza n'umwaka musha muhire, tuzawurye ntuzaturye. Murakoze cyane. Reka turimbane indirimbo ya Mbonyi ivuga ngo dusabire n'abanzi bacu, nimba nkugiriye umugisha unyibuke. Hazaba imisozi itazakurwaho, hazaba n'inzuzi ntazashobora kwambuka. Hindura isengesho bizasubizwa nk'uko nsaba. Hindura indirimbo izanduhura umutima. Iri ni isengesho nkumeneye umutima, icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha.